bakunzi ba peri bakire kapiteni wa Tupuisa Mazembe aperi atega papu Simba. Simba imirarira mu myotsi. Simba isigaranye amavuta ku ntoki. Umukinnyi ukomeye muri Afrika no munya Burkina Faso. Simba isigaranye amavuta ku ntoki ndaze cyane bivuga cyane kabisa. Amaye foto ntabwo irabona kapitani akarenze igitangaza. Karenze yagomba kucheza ture cyangwa Delo Karenze mbonye impamvu amwe mu makipe amwirinda pe cyangwa mbonye impamvu Karenze amwe mu makipe amwirinda rwose. Nese ureba ukuntu babagerageje ngo ifoto ntiboneke. Abanyamakuru bamwe bakayobya babwirwa ko ari buze muri iri joro ngo nijoro. Acyokora ndebe umusirikare koza nk'umusirikare. Maduzone ninde mu batekereza amasaha saa 8 ngo indege irageze. Saa 8. Nese murabana saa 8 z'ijoro. Murabana uwe. Nuriya w'ingofero ageze uyu ngofero kare uyu ni igitutabire wikobo abakinyi ko bose sinabwira ko afite amadre sinabwira ko afite ibintu amutuntu kutudre nta dre afite inyuma nubara inyogosho imeze nka oya ututuboshe situgwa inyuma inyogosho cyangwa afunze yaziritse nana madre daziri nahise mugita mu shinyo nagashinyo ariko ko kutudre arana madre daziri na madre daziri urafunze inyuma arazifite gusa nagazifite umutwe wose na madre daziri cyangwa afite imitego Maduzone agezaho bita ndabona afite imiheto rwose agezaho bita ku bitare Kanombe bagiye muri za medical test aperi shop zamutangaza mu kimwe gitaha shop zamutangaza mu kimwe gitaha iri gutangaza na imisatsi neza ifoto ye kiri muri Mazembe niho garagara ko afite amadirede kazaba transfer abafana peri bishimiye transfer akomeye Yunusu abonye umusimburo wa Clement bazabahagaranya muri defense tugiye kureba umupira ewana Yunusu yari gisore n'uyu Maduzone defense zabaru ni inkike ziyeriko the great wall of China ni kwizaba yitwa ni inkike ziyeriko aperi zafite defense komeye ariko izi mpande za Cristiano bakagege zinteye ubwo bacyane ntago ziri ku rwego aperi yakabaye zirakomeye baragerageza akagege ndabemeranye n'abakinyi ku rwego rwabo ariko urwego rwabo ntemera ko ari rwo rukwiye kuba rwa aperi ko aperi ugerageza gura abakinyi mu zindi ku yindi myanya ubona ko stira baratero abiriye bayo baguma ku rwego rumwe ko Christian akumbwira ko ari cyo yarushiye Claude gihambaye cyane na wapi Kagege nyine n'umukinnyi experience ye nyine umukinnyi ufite talent ufite hazaza heza ariko experience ye abe niveau ya Champions League pe yenekereza ka peri rwose kugura neza komo n'abakinnyi batajyananye na Sekiganda murabona mute ariko Sekiganda ari imbere y'uyu myugariro komo nabidahuye ukabona Maduza ari mugufi Sekiganda gutese ni mugufi mu mbaraga se uburyo aperi gihagarara urwego urashaka undi mukaseri urusha Sekiganda no mukaseri mwiza cyane mukaseri mwiza cyane Dawuda atari yandi yivanga hanze y'ikibuga we nta kibazo mufite ku munani Sekiganda ndamwemera namba 10 uje uvuye Cote d'Ivoire cyari yose ni mwiza ahubwo Sekiganda ko muna bitajyaniranye Sekiganda agira defi imwe Sekiganda umukaseri mwiza iyo ahagaze imbere muri karakaziga kuko arakaziga tarenga ntabwo aperi kina akenshi iyo aperi kina yataka sorry idefa ntabwo system y'uyu mutoza ubona nyine atataka cyane hari imikino agira se uko imikinire ntabwo yataka cyane ariko Sekiganda buriya weakness ni mu gihe babagarukanye contract regagendagaho iyo babutakaje bakabagarukana kugira ngo ajye kukugeraho ariko iyo umusanze ahagaze ntumucaho nibyo nite kuri profile ya Mamadou Lamine Ba aho yaturutse n'iki byose nuko byagenze kugira ngo aze ko n'ikimenyemenye sintekereza ko Manchester yari buze kuza gwa miliyoni 100 Garnacho kandi ba Anthony vuye muri Ajax Amsterdam bura naho uturutse birakonta bigendanye n'ibyo barije ushaka kugura umuntu agafloping ariko urebe parcours yari parcours ishaka rero ntibitekereza kuko uyu munsi APR nekiza ko uramutse ugiye kugura nka Casemiro oya Fiak wamugura n'amafaranga rota ya Surwani cyane rwose bitewe na parcours kiri kuvuga nicyo turahuze cyane bo ntibigeze batekereza yuko nibyo barakomeye muri APR babanzamo ariko APR ibabara nk'abakinyi bakiri roko kandi iyo roko league nta kinira achieving of course sibyo bari kuzana abakinyi baturutse ahandi kugira ngo wenda bafashe kugira ngo ya league ataruka ko ari abanyarwanda ahubwo ari ahantu baturutse kuba bakina yakaba yavantage umukinyi mureba uko ahagaze currently ntabwo gendera ngo yaretse soze na mfata impande zone no ngo kubakinyi
gutekereza nk'icyo kintu bahise batekereza kuvuga ngo njye mu kibuga nkakina bumva ko bihagije ntibatekereza iyo profile igura uwo muntu amafaranga menshi ni iyihe ni muntu ki imuvanahe hanyuma rero ni uburenganzira bw'umuntu bwo kuvuga ngo njye eme nibizi kuza hano ku isi ni mutampemba tuvuge 1.5 miliyoni ntabwo nkora ariko none n'uburenganzira bw'isibo kutampa akazi jewe icyo ntekereza aba bakinnyi koko iyo influence ishobora kuba yarabayeho ya bagenzi babo ariko kuva APR yagaruka kuko APR niyo influence isoko ryo mu Rwanda uko wabyanga wabyemera nizo transfer za AS Kigali ujya kuvuga ngo ba Savio bari barimo byanze bikunze hari parikuru haraho byajyaga guhura na APR nibo byibuka siko ni nayo ifite amafaranga ntabwo rero muri ligue ikipe igendera kuzamura urwego rwo gutanga amafaranga igendera ngo izindi zihagaze gute ematanze ingero nziza za Mamelodi ziriho za Bayern agegura nka Dortmund n'ahandi icyo nemera rero ku mwene gihugu ntabwo mu Bwongereza Man City nijya kugura Elliot Anderson nijya kugura Jack Grealish nijya kugura John Stones ntabwo irebera ngo uyu mukinnyi ngo yakuriye muri Everton gusa ngo nahandi aranyura oya ndareba as of now currently yakuriye muri Premier League champion ya mbere ni champion ya mbere nyine ligue mu Rwanda ntacyo manza nkubwire ntabwo bareba ngo umwene gihugu ngo kubera ko akina muri champion ikomeye ari umwongereza ukina se wagize ngo none Aston Villa ku rwego rwa Man City oya ariko ligue nuvuga ngo ligue ya Premier League ni champion ikomeye kuguramo mu kinyi n'ubundi dukuze ariko ntabwo umunyamahanga uzanye aje muri iyo ligue nyine ariko avuye he nukuvuga ngo ari juhango champion turi ariko mani kimwe yavuze nukuvuga ngo nta kibazo ari umunyarwanda ni ligue yakinagamo nukuvuga ngo umukinyi mwiza tuvuge wenda wa championnat ya Somalia reka mwende kugurugeze umukinyi mwiza championnat Somalia APR yamuguriye mu 20 ntabwo APR ajya kumugura 60 kuko akina muri championnat Somalia no ngo Premier League ni championnat ariko dukuze uwo wagura wese n'ubwo akina muri Wolves akina muri championnat ya mbere babene gihugu ntabwo ko abanyamahanga benshi uzana majorité nubwo bivuga ngo banyuzaho ariko ntacyo babaruje muri iyo APR yahuye nabyo kubanza kuza gukina hari ikintu kimwe hari ukugura umukinyi expectation hari no kudelivaringa majorité bose bajya hasi uretse gato nta kibazo tugenda ku murongo kudelivaringa no kugura uyu munsi yemera bivuze neza si question y'umwene gihugu APR igiye kugura Fiacre ishobora kubona $500 by'amadolari igiye kuzana Kazemiro ishobora kuyamo izanye Manzi nkeka ko itamujya munsi ya $150 ntiyajya munsi yaho ngaho kubera iki kubera ahantu bakina atari kuvuga ngo nuko ari umunyarwanda cyangwa se ari umunyamahanga APR niyo turi kuvuga ngo iguze umukinnyi wenda kapitani w'ikipe ya Stade Mali yejo undi yahanganye yagiye Doado na Mamelodi Sundowns yatwaye Champions League uwo mukinnyi ashobora kuza bikanga byashoboka ariko se iyo profile ye ntabwo mu by'ukuri wumva iri worth yuko wamutanga amafaranga kuko nakazi muri wamugura yajya mu Rwanda bikanga wagura Manzi yajya mu Rwanda akaba paswari ariko si iyo profile ye ntabwo ubona ko yari ikomeye ntabwo ari kese ko ngo champion y'u Rwanda yacu ni ligue y'u Rwanda iracyari local doko uretse iyi myumvire akagahe gato gaciyemo ntabwo APR imbere uretse gato nkaseze ishize ntabwo APR yari kugura Fiacre ayo mafaranga cyangwa Casemiro kubera iki twari kumva ari ikintu kidasanzwe amafaranga bamutanzeho cyajyaza kanyina shaka kumusobanurira APR irabatanga yarashatse kumusobanurira karekeza amafaranga bamutanzeho uretse gato nena shaka nayo kujya shaka kumusobanurira kuva kare APR yahuye n'ibyo bibazo irabizi kandi yabanye nabo nibazamure urwego rw'abandi ikintu cyabanje kugira APR bwa mbere yigeze gutakaza Karekezi na Gatete cyane umwe ajya tunoza South Africa Sport cyo gihe Sport United arivuye muri kane Karekezi ajya Sweden APR bura rutayizamye gucisha ba Munyambegu na ba Romamiandire irangije ikintu yakoze aravuze ati ninde wadutabara Karekezi yarageze bano mutije mu kintu cya kabiri babwira Gatete ati garuka tugwa amafaranga yego bamuha amafaranga menshi ajya ku 2,000 hafi by'idolari aremera ava muri Afrika aza muri APR amaze kuza ariko South Africa nta kintu yari yahakina nyine yari muri Sport mutije mu cyaka nyine ariko yamubanye yatsinda Nigeria yaravuye muri Afrika ntiyacyenze Nigeria yose yatsinda Nigeria se yaravuye Afrika Nigeria siyo match yabanje kwanga gukina oya avuga by'abapro nibyo nose yavuze iby'abapro nawe ari umupro
yavuga yabivuze mbere yo kujya mu gikombe cya Afurika. oya nibyo iriya match we yavugaga abanyarwanda kuko harimo abanyamahanga cyagiye ari abanyarwanda n'abapro bari abanyamahanga none arangije aragaruka iriya story aho nyibukira wenda gatura tukomeza nuko ngo bagiye mu mwiherero Musanze akaba ari hari kuri interview ya Jean Butoyi avuga ati abapro mu bafata atare yari umupro w'umunyarwanda none arangije akora iki agaruka amuhaye inzu araza urumva aba mu mibereho itari kumwe na ba Rumami umwaka wakurikiyeho Rumami Andira atsinze ibitego byinshi bya bindi bavuga bya problem Rumami Andira ahita babyimba navuga ati ni gute ngewe mu amafaranga apere yahise muga ati nundi munsi wa basi rasi waguha umupira sibyo yahise igenda igura mukuru we urumva imuza izanaho na babwari bari bahari na basi rasu izanye impanga ebyiri n'abantuza n'abajano bavuga ati wowe se uracyafite umwanya wo gukina ahubwo ahangaha aricara aperi yari ifite bashakaje yaguze ba wacu nabandi ariko ntibari kuri standard yabo banyamahanga ba Pawasa bicaraga ba Pawasa bagabari muri standard ba Mafisango ariko nyine bankuriye situation abanyarwanda nabo barimo bakina icyaje rero kubaho igiye kumanura no n'umunyarwanda icyo gihe kubera agaciro kari gahari abirukanye yazanye ba migi kamugura 25,000 njya 20 muri Kiyovu kijyana amafaranga menshi ni menshi urumva batari mwijana zo uyu munsi bari bafite karite ya projet bashaka abantu bakinyi bayiranze Haruna zabaze transfer Rayon Sport yabonye yayo wari umujyanama wabona Etincelle ibona yayo na Haruna abona miliyoni z'8 uburyo zanagwa nko muri 30-40 z'icyo gihe umukinnyi uri exceptionnel wagaragaye wagoze ariko cyari mu nzira nk'izo yawe ariko iyo bajya kongera mbuyu twite Haruna bahuraga bivovota gutyo ibyo uvuga sibyo ariko reka mbuyu twite bagiraga chance ko akina nk'umunyarwanda we na mama Fisango kuriye sibyo ariko ifaranga bahabwaga ariko do yabonye ariko umushahara ntibihuzaga na Mafisango ko tuzambaze umushahara yaguzwe 20 $20 ku mufuka we n'abakame ariko kucitwa amafaranga n'abanyamahanga uze kubireba muri minimum baguzwe nabo nujya gupereza ko 35 by'amadolari nagusa nakubwiye babahaye ugiye ukayabagabanya ushobora bose ari muri za 70 igikomera ni salary muri abanyamahanga waje gupereza ariko natwereka turebe icyo nashaka no kuvuga none birarangira barjera bakina kugarura Karekezi Selemani ni hatari, Papi Fati ni hatari, abantu bafite imbaraga na Sempre yarahari kirashye. Ariko bafite imbaraga kurusha na Karekezi. Karekezi n'ingi bamukoraga coalition kutamupasa Karekezi agagura abanyarwanda mu mupasa kugira ngo aperize zamupasa ese wewe ko tugwema menshi ukaba ntacyo mazi mu ikipe. Yaje kurangira Karekezi ari uguzwe amafaranga menshi muri abo banyamahanga bose. Ya nahembwaga neza cyane. Karekezi ahembwa miliyoni 5,000 by'idolari, 6 by'amadolari bya kiragi. Uretse Alex Davira ari umuswa. Karekezi ari umuriro. Alex Davira abaga yakwiye. Fatanyira Alex ahantu yaciye naho yaravuye. Wenda Lionel wamukurikiraga. Ariko Davira nawe yari muri yayo. Ariko Alex yahembwaga. Alex cyabanzaga gukiraga na Alex yakinaga bakodo ariko n'umuntu w'ipaswa bambuye bahembwa make. Ariko bambuye n'ibigeze bose ngo bigaragambye. Umva ikibazo mu cyo ndavuga Faustin. Kuvuga ngo ahantu uvuye bitwe na parcours waciyemo bishobora gukonta. Ushobora no kuhagira gukine. CV niyo nawe warayikoreye nawe reka mbere. Kugira ngo ukore CV nabyo bagira gutweka ariko turavuga Ronaldo uyu munsi none se Ronaldo muri Nasiri revolta mutaza wenda reka ikiragiye ko nyenge kukigera cy'abanyarwanda cyo muri kwibagirwa wagira ngo turimo turavuga ka meme ko miliyoni 50 ari amafaranga make ku myaka 2 hari kibe mu Rwanda iri kuyatanga miliyoni 50 ku myaka 2 ku buryo bakore ku bavuga ngo bakiganye muri soko uretse n'ibyo nashaka kubwira nyine urimo uvuga nko azifu umwaka ushe twavuga ko aperi tanga 25 ubu ngubu irimo iratanga 50 n'umushaba miliyoni 3 yawo kubye kabiri urumva baguza Morenga baguza amasezerano ye cyagiye muri Sport mu Hayamandi urumva abantu bose baravuze kandi none se urambwira ko ayo mafaranga ari makeya bayiraguhaje za 20-30 baguza 25 no kuvuga ngo rero aperi yageze kuri 50 nayo wivuga ko yakubye kabiri mu mwaka umwe umushari kubye kabiri kuba rero uri kuba nkazifu ngo aperi wenda iracyagende n'uyu yarazamuye ugerije n'abandi wenda ntago ari ariko gihe cyo navuze ntabwo ari yo ngingo navuze aperi kuzamura aho yarazamuye aba ba Christian iyo baguzwe cyo abakinyi basanzwe
mu Rwanda yarazamuye ariko nu blaming abakinnyi cyane ko tubwiye ko na kera cyangwa se nawo blaming icyo navugaga aha kuri radio yacu bagize gutya bakazana abanyamahanga kuko ugatuye umuntu avuye kuri BBC sibyo ariko yaza hana yacambuye ikiganiro ukabona nta kintu ari kukurusha uvugisha uko ni watubwira boss taba bantu baratubeshya kuntu neye sinyandeye umuntu naba boss yirebera abakinnyi b'abanyarwanda uko uvuga kuri bakaretse n'abanyamahanga se kuki byita abanyamahanga reka tureke kuvuga aperi gusa tujye muri rejo uri kwizera Olivier reka nawe ari kwa kamesha niba uri kwizera Olivier ukabona rero yazanye kuyatewa nta kigero Faustin Migi yatsinze ibitego 14 muri sezo uwo mwaka bahise bazana Karekezi bahembwe umunyamahanga wahembwaga menshi nyine umuntu benshi bari bambuye nyine kandi bambuye bakoraga ikipe ariko bahembwaga muri za 2-5-3 sibyo ariko Karekezi araje bakubye kabiri kandi ukareba bira bakora naho bakora taravaye Karekezi yagari wakoraga kora n'imyaka yaramaze kugeramo ariko nyine yari igihanganje ecyo dukuza vuze wenda nemera nuko Roma Myandire ajya gusakuza umva Gatete ahembwaga 3,000 Roma Myandire yari mu 300 gutyo urumva yari umwana wazamutse mu ntare munuze bamuzamuye bamugeze ku 600 ariko arimo nabyimba arashaka kujya kuri rwa Gatete ngo atsinze ibitego byinshi ibyo ni chantage kuragera kuri CV Gatete yubatse ibintu byanzo ubake CV yawe Rwanda byatumye Roma kariyeri itibambi kubera ko cyajya yicara Lomami umwaka kuri cyaba mutamwe Rwanda muri Atarako nabwo ntiyabona umwanya muri no gukina sibyo ko yazanze bakitagenda nabantu namukuwe icyo general warari nyine bimera nko bimubeye bibi bituma kariyeri bambi kandi kiyo ivuga ngo reka ndebe kariyeri yo kuri amafaranga byarayangije none se gutakaza impano nka Romami apero yo wibwira ko nta kiba yahombye none se yakoze iki yatwaye ibihe bikombe cyangwa kugira ko inde cyose cyatane apero yo ngiye uri muravuga yatwaye kafara yitwaye yatwaye ibikombe byose izo hanze nyinshi yazitsinze bayitsinze na Maranatha niba nicyo nura mu director Maranatha zinyabye byose yo mo n'acyagiye biba cyane ntabwo byo batsinze ariko aperi tuzi ikomeye yabaga ifite nyine n'abanyarwanda bakomeye kuba Gatete bakarekeza ba Jimmy Mulisa nta kipe nanjye ndemeranya ko ahubwo je mutanzajya nyigishije isomo aperi ibyo bintu ikwiye kubyiga ikavuga iti umunyarwanda mwiza agomba kuba ahembwa nk'uko n'umunyamahanga ahembwa ibyo ntabwo ariko bigenda ufite kwibagirwa twavuze aperi izanye Manzi yamushyira kuri level y'abanyamahanga yaramuze muzanye muri defense ya aperi uyu munsi aperi yamuhamagara neza igura fiacre ari kumushyira kuri level y'abanyamahanga uwo mukinnyi turi kuba niba yaramunane gusohoka mu Rwanda ntabwo aperi yigeze imufunga urambwira ko uwo mukinnyi level ye ari yihe level ye niyi nwango ntabwo aperi tashyira umunyarwanda mwiza nawe yamukira kuri level y'abanyamahanga kandi ibintu byumvikana kandi n'abakinnyi b'abanyarwanda aperi abakinnyi b'abanyarwanda ifite bahembwa neza kurusha abandi banyarwanda bose aho bari makipe yose hano mu Rwanda bana bakubye na kabiri muri Rayon Sport hari umunyarwanda uhembwa miliyoni n'igice ubu ngubu mu bahari uretse wenda bashobora kuzayaha amuhara akakanya harundi baya ariko baze ko atari miliyoni 3 kubanyarwanda atagenda ku discipline Olivier abaga tazi mu 2005 nawe yama bitatu wera nawe Kerema hembwa ngahe difference nawe wemeraga none se cyo yongera kugira yo bamwonje niba kuba nka 5 aha Kerema se yigeze asoka oya nine urumva ariko were Kerema based on performance kuko akina neza barayamuhaye na Claude rero ubona akina neza ariko nawe Claude murebere sibyo ushaka ko munzane ntabwo ugendera ngo nuko ngo byakozwe na benshi ngo ni coalition gendera Claude yakinaga neza Claude ukina ari kimwe ariko se umukonkera dushaka kuzana aramurusha ibirenze ibinga Kerema byagana ko umunyarwanda urusha uri kuri level ye cyangwa 100% mu Rwanda nta munyarwanda upfa kuba anje atashobora kwemera kuza manza akashobora kwemera kuza Kavita akashobora kwemera kuza bari mu ikipe y'igihugu uri wa gatatu cyangwa wa kane ni nuza ni ubwo nukuvuga ngo umukinnyi nukureba aho yanyuze wiri Rwanda oya na legacy yawe umukinnyi ni ubwiza uko na Kerema wamagana uko bivuze urugero rwiza yari hataniye ubwe yishira ubwe kuri yizamura kuri standard z'abanyamahanga 100% uburyo n'umureba wese ashobora atinze kwishyira kuri standard akajya kurwana bakritse bamwicaza cyagiye aperi kimubaransa ku rwego rwabo urumva no wango Claude se umukinnyi mubi ntabwo ari umukinnyi mubi nawe na gato ariko nawe standard none nka Yunusu buriya yishe diru za aperi bongeye kugaruka bigano bitaha azavuga ati ngende mwisha
kina kubera ibi ngibi Nubwo yabonye mwimutega iminsi ntabwo kimutega iminsi oya challenge oya ni imiti gutese aya mafaranga yabonye kuko yadize yego sindi mu bantu bamuvugiye se sindi kubwira se ariko nandi mu bantu bavuga ko rero badatuma ugwa mu mutego nta mutego gwamo oya nagaruka umutego iminsi ari ibyo uvuze ko ayabonye kuko atayakwiye yishaga mu mutego atarema oya ariko ntabwo oya umva arashoboye oya ariko yazamuye urwego bigaragara ndabyemerera kwijana turabyemeranya nanjye ko yazamuye urwego ariko ni igihe cyo gukomveka uri muravuga n'ubundi Yunus ntazayobora defense ya pe niba haje Maduzone ntago ari question yo kwiyobora n'ubundi ni nka iyo ukina neza biragaragara ni igihe cyo gukomveka abakunzi ba PL kuko abakunzi ba PL benshi bamwe ntabwo bamwemera njyewe na kuko nshobora kureba nkavuga njye naye Yunus ntabwo namwemeraga mbere ku gihe cya Benjamin ariko ku myaka yagishira murebe ukuntu akina naje kumwemera ndanavuga ntabwo abatoza bose aba batoza bera buryo bafite tala hari ukuntu banatekereza kuturusha nta kuntu bose bagira bamukunda kandi biriya byabavuga ngo by'inyuma y'ikibuga njye ntabwo njye ngo byatumye ngo umukinnyi ngo gakine ibyo ntabwo mbyemera rero ni igihe cyo kugira ngo Yunus ageze muri ya myaka y'umudefenseur yo gukina no gukonvenka nawe akaba yagira kuri ya level ya Clement turi kuvuga ku buryo utanamushidikanyaho uvuga ngo niwe ugiye kumwinjinga 100% kuko nk'abakunzi ba PL uburyo uvuga uti wenda na Maduzone igihe yavunitse narakina nta kibazo cyangwa Abdul baramuzanira Abdul cyangwa nde basange arashoboye ibyo ngibyo nibyo dushaka ko Yunus muri iyo myaka iri imbere igiye kuza kuko partnership y'urutaro uko bavuga ngo TV Dici na Feridi cyane bose bombi ni beza uko byagenda kose ruba ngo Megaration na Saliba nibusigaye mu Rwanda nibusigaye mu Rwanda ukaba bakirimo kina hanze ukaba utaburira indege ubusuza bagire rwose bakumveka nawe uri muto winjiremo wari byigana manze juba munage bavuga ati ni Yunus duhagu Yunus yasigaye yitwa neza muri championnat akura imipira ikipe y'igihugu abantu bagiye ntagira udiga dote Clement yagiye ngo kubera makina ngo mu minsi ya nyuma umwe ngo ahita avunika Yunus akagera oya agiye kuko bavuga ati Yunus kabisa arabikwiye wanamutanga wenda wamutanga agira bana baca munsi ubari secure gusa ntabwo bashobora guca munsi ntacyo bitwaye oya urumva icyo cyo turacyemera Yunus nawe akeneye kwitereka muri kategori y'abadefense nimero za mbere okay hanyuma rero ibwo twari tuvuge kuri abo bakinnyi bwa PL irabagumanye ni inkuru nziza ku hari nicyo nkuri ama directeur technique ware yavuze cyiza yego hari igihe amafaranga yica umukinnyi ariko hari n'igihe amugira mwiza kubera ko umukinnyi yavuze ko yamugeze mubi ariko we yavuga ko ngo abagira babi oya yavuze ko umukinnyi urwego rwiza nawe hari ukina neza hari amafaranga ugomba kumuhajyanye n'urwego yaravuze ngo ntago dutanga amafaranga menshi kubera ko hari igihe amafaranga menshi yangiza abakinnyi niko nawe yagarutse hari abo nyine yica yavuze ko batayaba ariko hari umukinnyi ubona amafaranga agakina neza to oya normal mu bundi niko byakagenze buryo ufite motivation wishimye mu kazi kuko ubu hari uri kwibaza uti umwana nka Kagege ku myaka ye naca kireshatu ibirenge arabikira hasi yagakwiye kubikira hasi nura ko niba waregeye niyo mpamvu nakubwiye ngo afite mentor afite mukuru we nkeka ko uzamubwira ati kazi abakinnyi benshi bagiye bongera amasezerano muri aperi byagiye binanirana yaba bajaberi yaba abo barage abagiye babona ifaranga ari indani na Clement nyine ko nushaka kubivuga nawe ahenga ibizoresha 500 nawe byahise bitangira kugenda binanirana yakinnye umwaka mubi ariko nkeka ko nawe bishwe nuko yashaka kugenda ntagende umwaka ushize njye ariko mbitekereza yagize imvune nyinshi cyane ndetse ko nezera mvune nazo sinzi niba zitazanamukoraho muri kariyeri ye abo bose amahirwe ba grand frère babo barawuteye aracyari kumwe na Mborenga cyari kuna Buba hafonga inyabigenge babari ariko Yunus wanza atajya agira ntuzi discipline so hanze wanza ntago ndamwumva mu masaga rwose nabanza ataryoshye ahubwo mukuru we ni ubyiryoshye Sarumu ari ngo bayahaye ntabwo nzongera kumubona ari bayahaye ntabwo nzongera kumubona mu myitozo ariko Kagege nawe niwe nawe umwana w'umunyamujyi ariko stili nawe nkeka ko yatuza kubera afite inspiration afite buryo umukinnyi agomba gutekereza kuri target niwe Kagege narebe kuri national afata ishuri ya mwanya avuga ati niyo bazana n'umunyamahanga niyo bazana n'umukinnyi ukini barabana turi kuvuga ngo bwa mbere bajya kumuha amafaranga muri APR yaravuze ati ngaho kugira ngo barye mu mafaranga kanjyane papa baramuzi urumva Faustin ende papa wa Kagege buriya baye mugesha hageze ahita yitambuka avuga
aho ko yabaga muri iki byose bati uyu musaza twarabanye nk'abantu ubona Fese ntabwo nari nzi ko bagira abasore nzi ko iyo bafite mama gusa ahubwo Zidane niwe ahubwo ntabwo bahuje nizo information ubwo wenda bashaka ko Fareka ari umubyeyi umwe ubwo nuvuga Zidane we yavugaga ko yakagege muze yaramufite okay rero ngashyizemo ako kantu byiza cyane rero bravo kuri aba basore bwo ni igihe cyabo cyo gutera umupira neza shatu umuntu wari kwitaga yise avuga ati uyu muntu tuhasengesha mwana mufate neza no twabanye mu rugano sawa twagiye rero kuri Rayoni katwegere kuri Rayoni tubanze dushimira ariko kata